ku bajene benshi iyo bakiri muri bwa bushyuhe kwa kudetinga ibintu byose wumva ariko bizahora ukumva ari ibintu benshi batekereza ko ari ibintu byikora ariko urugo ikintu cyose kirakorerwa ni ahantu wowe ushaka kujya uvuga ngo nzakundwa akazugwa ariko kugira ngo ukundwe unakundwa akazi ni uko mwembi mubigiramo uruhare rero niyo mpamvu urugo ni ubufatanye bw'abantu babiri bafite ubushake bwo kubaka kubera ko kenshi wowe ushobora kuba ufite izo expectations wagerayo ugasanga undi ni mambata so ni naho divorce ziva kubera ko nakoze ikiganiro nkorana ikiganiro na Muyoboke Alex kankwereke bimwe mu byo yakuvuzeho agushimiye. Hakabaho noneho n'umusangirangendo wanjye big time witwa Tonzi. Tonzi namukunda n'umugabo we Arufa ni abantu nisangaho nkababwira ibyo nshaka nkakora ibyo nshaka nkabasura mu rugo ubundi watwihera abantu bameze nka Tonzi muri tubamo umuntu ufasha abandi umuntu wikorera ibintu byo ukabona ko babikora kubera ko arabikora so n'abantu muri gospel yaravuze ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Forward Next Travel Agency ije nk'igisubizo. Forward Next Travel Agency ni kampani itanga serivisi ku bantu bashaka kujya hanze mu bihugu bitandukanye mu buryo buzwi nka visa application. Bafasha abantu gushakira akazi mu bihugu byo hanze ndetse no ku bantu bashaka kugenda kwiga mu bihugu byo hanze mu buryo bwitwa study abroad. Bakatira abantu amatike y'indege mu buryo bwitwa air ticketing. Ku bantu bashaka gutembera mu buryo bw'urukerarugendo bagira serivisi yitwa tourist guide. By'umwihariko ku ba diaspora baba hanze bashaka kuza mu Rwanda muri vacation babafasha kubategurira urugendo rwabo binyuze mu kubashakira ama apartment bazabamo mu gihe bazamara mu Rwanda no kubashaka imodoka izabatwara mu gihe bazamara ndetse no kubakatira amatike y'indege. Byose urugendo bararugutegurira rwose paka uje mu Rwanda ndetse usubiye. Dufasha abantu bashaka gukodesha amamodoka mu makwe no mu buzima busanzwe, serivisi yitwa car rental. Ukeneye izo serivisi wabasanga kuri ofisi yabo iri mu nyubako ya Mike muri basement. Wakenera ibisobanuro birambuye ukabahamagara kuri iyo nimero mubona kuri screen ndetse ukabasura ku mbuga nkoranyambaga zabo ni Forward Next Travel Agency. Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi b'Inkuru Nziza TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, uri mu Rwanda, uri muri East Africa, Afrika, Iburayi n'ahandi hose. Nukuri yambu twongeye kugaruka ni Inkuru Nziza Dieudonné, chaîne ni Inkuru Nziza TV. Niba utarakora subscribe please yikore, ni byiza ni ingenzi kuko ibyiza tubahereza ni byinshi cyane. Mbazaniye umuntu mbazaniye ni umumama mukunda. Nagiye nakira abantu benshi bakagenda bamushimira batari ku uyu muntu ubundi ni muntu ki ashobora kuba yigirira umutima mwiza ko abantu benshi nagize bambwira tuganira ukumva baramushimira ari Muyoboke, ari Mariya Yohana. Nukuri ni ibintu byiza kuganira nawe tukamenyana. Yego muribaza ari nderero Yesu wawe amenya byose. Tonzi karibu. urakoze cyane. Nishimiye kukwakira ku Inkuru Nziza TV. Ni Inkuru Nziza. Yego. Ibyo tugiye kuganira ni byiza. Amen. Ntabwo ari bibi. Iriya ndirimbo yawe yamfashije igihe kinini. So ni ibyishimo kuri njyewe kuguhostinga tukaganira. Abantu nibahumure. Nibahumure. Yesu arabazi ko we utanga ubuzima azi n'ibibahangayikishije byose. Amen. Yego. Imana ishimwe, nawe tugushimire kubwo waremereye ijwi ry'Imana
ugasohora ubutumwa buhumuriza abandi. murakoze cyane. Yego, nubwo igihangano ni ikintu gikomeye, hari uburyo ukora igihangano uzi ngo kigarukiraho wowe ubwawe ariko kigafasha nation muri rusange. So rero muri gospel kenshi bitandukanye n'ibindi, ibyo uha ntabwo wiha ahubwo urahabwa. Yego, rero hari igihe n'umuntu ahabwa ntabashe kumenya gutanga. Yego, rero Imana iguha umugisha kuba warumviye ijwi ugasohora ibyadufashije n'abandi bagiye batandukanye. Yego, meze neza? Meze neza, ndashima Imana. Yego, ndagushimira cyane, nagukerejeho, nsabye imbabazi rwose. Tonzi ni umuntu wubahiriza igihe pe, kanyigushimira, uri umuzungu uba muri Afurika. Urakoze. Yego, ndabigushimira cyane kandi nyine umbabarire. Bibaho. Ntabwo byanturutseho. Yego, duherereye kuri Gigs Garden, niho tugiye gukorera ikiganiro cyacu. Ni ahantu heza habera amakwe. Urahaza, wambwiye ko hari umuntu wakoreye ubukwe hano. Benshi ni ahantu heza cyane. Ni nature nziza cyane. Nanjye niho nzakorera ubukwe. Imana nibishaka. Urabona ukora ibiganiro by'umuryango, ni iki wambwira nk'umusore ukiri aho ngaho w'ingaragu? Nakubwira ko igihe cy'Imana ari cyo cyiza ubuzima bwawe. Yego, ariko nkubita n'udutips nka dutagize. Kumva ko wowe uri ready gukora umuryango bidaturutse ku gitutu icyo ari cyo cyose, ukumva ko ukuze, hanyuma ukanitondera guhitamo uwo muzabana bishingiye ku uriwe. Ko hari igihe abantu bipasa muremure ukumva wowe ushaka umuntu wadanje kandi wowe zarahiye. So kubanza ukimenya, kuko burya iyo wimenye umenya n'icyo musa, kuko ngo ibisa birasabirana. Yako ni aka kabiri. Aka gatatu ni no gusenga, ugasaba Imana umuremyi wawe ikaguhuza n'uwo yakuremeye, kuko nyine sayizi zigahura. Yego, ubwo umuntu kugira ngo yimenye, ni izihe tips wamuhereza kugira ngo abashe kumenya uwo ari we? Kwimenya neza ni ukumenya Imana, kuko Imana niyo muremyi wacu. Kubera yuko mu Mana niho hari identite itadukonfuzinga, niba ariko nabita itaducanga y'ukuri. Kuko isi igenda iduha ama identite atandukanye, ariko ugasanga hari ahadakora, hari n'ahakora. Ariko irangamuntu y'Imana niyo ikora hose, kandi igaha umuntu agaciro gakwiriye ikiremwa muntu. Rero ibyo bituma umenya ko uri umuntu w'agaciro, waremwe ku ishusho y'Imana. Nawe ubwawe bikaguha cya cyizere cyo kumva ko uri umuragwa, uri umwana w'Imana. Isi amahirwe yose ari ku isi ni wowe mugenerwa bikorwa. Ukumva ko icyiza cyose kigukwiriye, ugatangira kubaho rero nk'umwana w'Imana. Ukamenya ko umubyeyi wawe cyangwa se umuremyi wawe kuba atarakugize inyamaswa akakugira umuntu, akaguha bwa bubasha udakwiye kubipfusha ubusa, ayo mahirwe ukayakoresha. So navuga rero ngo kwimenya kwa mbere no kwimenya mu Mana biguha agaciro kuzuye. Ikindi, kugendera mu mahame y'Imana, ni amahame akora ahantu hose, kandi agatuma uba wa muntu ufite agaciro, wihesha agaciro, ufite na disipurine, ufite amahame y'ubuzima, utari umuntu uhuzagurika. Ibyo rero bituma ugira bwa bwenge bwo kubasha kwitegereza, hanyuma ugahitamo. Amahitamo rero aba ari ayawe. Umaze mu kanya twaganiraga umbwira ko ufite umwana w'imyaka 13, ko byagenda kose mu rugo niba utaratinze umazemo nk'imyaka 14 cyangwa 15. Yego, ni ibiki abantu bakunda kwibeshaho ku rugo? Kwibeshaho? Yego, nk'abajene ntabwo barahagera, usanga expecting ibintu runaka, something like that. So ni iki, ni izihe tips wamuhereza uvuga ati ciringa? Ni ikibazo cyiza. Ni uko umuntu atekereza ko ari ahantu ku bajene benshi, iyo bakiri muri bwa bushyuhe
byitwa kudetinga ibyo bintu byose wumva ariko bizahora ukumva ari ibintu benshi batekereza ko ari ibintu byikora ariko urugo ikintu cyose kirakorerwa ni ahantu wowe ushaka kujya uvuga ngo nzakundwa akazugwa ariko kugira ngo ukundwe unakundwa akazi ni uko mwembi mubigiramo uruhare rero niyo mpamvu urugo ni ubufatanye bw'abantu babiri bafite ubushake bwo kubaka kubera ko kenshi wowe ushobora kuba ufite izo expectations wagerayo ugasanga undi ni mambata so ni naho divorce ziva kubera ko mwabanye musanga noneho byanze guhura so aho rero bisaba ngo urugo ni utuntu n'utundi ni ibintu bisaba guhora uri maso ni ibintu bisaba guhora wumva ijwi ry'Imana ni ahantu hasaba guhora wiyumva kugira ngo wumve na mugenzi wawe wumve niba muri kumvana neza nta network itahuze so ibyo rero birakorerwa urugo ni uguhozaho ni uguhora wiga mugenzi wawe ni uguhora nawe kwiga ni ukoroherana ni ukwihangana ni ugufashanya urugo ni umushinga utarangira kenshi buriya iyo dukora ibi bintu usanga kenshi hari abakwizera bakaba mwanaganira ugasanga umuntu akubwira ati ngo abagabo n'abana b'abandi ngo umugabo rwose ngo abagabo ngo ntabwo ari abo kwizerwa ese niko byagakwiye ni imvugo ariko burya nawe uri umwana wundi niba umugabo ari umwana wundi nawe uri uwundi kandi kuba umwana wundi nta kosa ririmo ko twese dukomoka ku bantu ko natwe turi abantu ahubwo noneho aho ni hahandi kuba iyo uvuga gutyo nuko nawe utubakitse iyo utubakitse rero kenshi uba wumva wa muntu wiyubatse ari uzakubaka ariko nawe utekereje ko uri umuntu nawe wakwiyubaka ahubwo mukajya guhura mwubakana kuko ni naho henshi hazamo n'ibikomere kubera ko nshobora kuba nkubona nkumva ufite ibisubizo by'ibibazo byanjye ariko ntazi nawe ko ufite ibibazo by'ubuzima uri guhangana nabyo kubera ko nkunda ukabimpisha ariko iyo twageze mu rugo urahambuka ni realite ni gutya ni realite rero izo realite benshi zirabakubita ugasanga umuntu nandi uvuga ngo ntago nari nzi ko warampindutse ndavuga ati iyo nkubwiza ukuri ndakuzi ntago wari kunyemera so ibyo rero byose ni ikintu umuntu agomba kubanza kwiyubaka wowe ubwawe kuko iyo wiyubatse n'undi yubatse mwubaka urugo rukomeye ariko iyo umwe yubatse undi atiyubatse habaho gucumbagira so nibyo navuga kubera iki igitsina gore abakobwa muri rusange mukunda gushinjwa ko mudakunda abantu bababwiza ukuri bikaba ngombwa binasunikira abahungu kuba bavuga ati none niba mudakunda abantu bababwiza ukuri reka tubafere tubabeshye kugira ngo tugire ariko njye sinumva ko aricyo cyaba ari igisubizo kubera iki ibyo bintu abakobwa murabishinjwa mu kanama gaheruka arabishinjijwe wowe wararurenze ariko inyuma baracyahari ubona ariko kuri ntekereza ko ujya kukubeshya ni uko aba abona ashobora kuba yakugiraho access akabona icyo ashaka n'ubundi nta gahunda bagufiteho ahubwo navuga ngo iyo nyine ni ka gaciro nyine umwana w'umukobwa agomba kuzamura no guhindura ya myumvire yo kumva ko umugore agomba kubeshwaho n'umugabo twese tubeshejweho n'Imana kandi buri wese afite imbaraga afite ubushobozi Imana yamuremanye ni ibyo rero bituma wa muntu avuga ati umusore nawe ashyiraho uburinzi wese uyu muntu nariyubatse ngiye gushyira mu buzima bwanjye ntabwo yaza akanyangiriza icyo gihe rero yakureba akabona mugihura uhise umukubita shida utaramenya n'izina rye rya kabiri uri guhamagara urabibona icyo gihe ahita avuga ati uyu muntu nubwo amugiriye crash ariko muri imbere ntabwo ndi kubona ko yambera umufasha icyo gihe akavuga ati reka ndebe ko namubyaza umusaruro ngire ku byo nshaka nimbibona nzigendere so aho rero ni ukuvuga ngo n'umukobwa akwiye kuzamura agaciro ke ntabe igicuruzwa ahubwo nawe akiyubaka akaba yabasha guhura n'umuhungu bose mukajya ku meza nyine mugapeza kuko agaciro kawe ntabwo gashingiye mu bintu ariko kubera yuko ibintu nawe wabibona ko bikunzwe ra hari ushaka kuvuga bwati ngo ubwo wararenzwe we niyo mpamvu uri kuvuga utyo kubivuga buriya uzi ko umuntu mubana
mubana kubera ko hari ikiguzi kidashingiye ku rukundo cyangwa kubivuga ngo ibintu biba bimeze gutyo cyane usanga umuntu yaraguhaye ibintu rero ko watarakwihaye benshi ujya unababona yuko ntago biyafisha, ntago umuntu uguha ibintu utarakwihaye arabiguha, ukaba watwereka imodoka, ukatwereka inzu, ukatwereka uri mu ndege, ni cyako ntago ujya werekana. Uzi impamvu ni uko yarakuguze. So agaciro ke ntago yakugira uruhande ngo yereke isi yuko ari we muntu, kandi iyo muri mu bwihisho aba yakubise imitoma itabaho. Ariko mwamara gutandukana akizwa nijoro kugira ngo ka gaciro ke kadatakarira kuri wa muntu w'igicuruzwa. So sinzi niba abakobwa benshi rero babigwamo, ariko n'ubundi niyo yaguha ibyo bintu byose haba hakiri icyobo, haba hakiri vide. So iyo vide rero niyo nkubwira ngo wa mwana w'umukobwa we Imana yakuremanya agaciro karenze cyangwa ukimenya kugira ngo ubane n'umuntu udizavinga cyangwa se ukwiriye urukundo. Guhana impano si bibi, mu bakunda natwe biraba, ariko iyo bisasiwe n'urukundo nibyo bituma umuntu abaho ashishe, ari mu marangamutima, ari mu ukagenda wumva ukunzwe. Ariko uzi kuba ukundana n'umuntu, nanjye nabayeho umukobwa naratereswe, ariko umuntu ubona ko yagupimye ari ikindi kintu agushakaho ni umuntu uba aguhamagara bwije, ni wa muntu udashaka ko muhurira ku bantu. Niyo mpamvu njya mbwira umukobwa nubona umuhungu agufasha akaboko akakujyana mu nshuti ze, akakujyana iwabo n'ibiki, burya aba yakwemeye. Kuko abahungu baporoteja cyane ubudahangarwa bwabo kugira ngo ajye kuvuga ngo uyu muntu ni uwanjye, ariko ahita aba yarakubonye, abyemeza n'abandi. Yego, umuntu uvuga ngo umwana w'umukobwa uvuga ngo urukundo ruzazira mu rugo, wamubwira iki? Ahubwo yaba yaragiye yinjiriye. Ahubwo ati barega ngo iyo ugezeyo biraza. Ntawe nabonye byahiriye, ntawe nabonye byahiriye. Njye hano ndi kuvuga rwa rugo rwubakitse, atari ukuvuga ngo ni umuhango, ari rwa rugo rukundanye by'ukuri, kubera ko nirwo Imana yaturemeye. Ariko kubera nyine imibereho, ibihe bitandukanye byagiye bikubita abantu, nyine hakaba hariho uwubatse kugira ngo abe ari nk'ubuhungiro, ari ahantu nyine ku muterankunga. So kandi uwo muterankunga nawe agufata nk'uwaguteye inkunga. So rero ubu birimo utishimye, uba ufite ya status ariko udafite mérite cyangwa udafite ka gaciro k'icyo kintu urimo. Rero biriya bintu birangiza cyane kuba ufite izina ry'ikintu ariko utari iryo zina, urapfa. So niyo mpamvu rero tuvuga ngo byakabaye byiza yuko wajya mu rugo ari ibintu wumva uhamanya nawe, wumva ko ukunze kandi ukunzwe, kubera ko n'ubundi hari imiryango yagufasha, hari abantu agira kujya kubana n'umuntu kandi nta n'urukundo, ni ukwica. Kubera ko buriya urukundo ni amarangamutima, urukundo ni imibereho y'abashakanye. Rero iyo nta ruhari, kandi urukundo nyine ni mu bikorwa, ni muri ngirana. Ni kwa kundi nyine ndagukunda nawe ukankunda tugakundana. Maze iminsi ndi mu ijambo rya iriya na rero ni igikorwa ngirana. So iyo ngukunda nawe ukankunda turakundana, bikarema bwa buzima. Ariko iyo ngukunda wowe ntunkunde kandi twaramaze kwemera ko dukundana, uvuga ngo umwe aravunika cyane, kandi atagifite n'amahitamo yo kuba yabivamo. Niyo bivuyemo nyine ni ikintu kibabaza nyine gutandukana. Urukundo ni ugutanga, ni ukwakira. So umuntu yagakwiye kumva ko urukundo, mu rukundo agiyemo, ngiye gutanga, ngiye gutanga, ntabwo nexpectinga ko nzahabwa. Nimpabwa which is good, nzabyishimira, ariko ikindaje inshinga ngiye gutanga. Buri wese agiye afite iyo initiative yo kuvuga ngo ngiye gutanga, ku mpande zombi birahura cyane. So ikibazo cy'abantu rero usanga hari umutima w'umwego ubura ngo ujye ugenza gake, ngo ujye ugenza gake, ngo hari igihe
ngo ushobora kuvuga ngo ukundana n'umuntu ngo kandi wikundana jya uvuga ati ngo mfite umuntu nkunda ariko nta ntukajya upfa gukomfirima ngo mfite umuntu dukundana ko hari igihe ushobora gusanga ari wowe wikundana cyane cyane kabisa aho ngaho niko kuri kubera ko buriya ushobora kugukunda ariko kuko utaranyemerera ko dukundana biracyari ibintu bikiri aho ngaho niyo mpamvu nyine gukunda ni itegeko ry'Imana ariko gukundana ni amahitamo aha rero nyine bisaba ngo wa muntu uri bwongere nakuri gukunda ukwiye kubyitondera kwa ko ni wa muntu ugomba kuba akwiriye ibyo umuha kandi nawe ukwiriye ibyo aguha iyo rero bitagenze gutyo habamo guturika nyine ugasanga amarangamutima ugasanga nyine umuntu arasenyutse cyane ko burya ni wowe wabihisemo kuko niyo mpamvu nyine umuntu agutereta cyangwa ukamutereta akakubwira ati no burya biruta ko yakwinjiza mu buzima bwe kandi nta kiriyo yego nimwumva tuvuga ibi bintu Tonze nyine afite experience amaze imyaka hafi 14 15 17 kuri ubu ngubu rero umuntu asigaye ageze imyaka 5 akavuga ati nta warubara rero aba ari ikintu cyiza yego Imana buri ikintu Imana ivuga ngo inge giteraho kashe ari ikintu gikomeye kandi koko Imana ishimwe ko igushoboje muri iyi myaka yose n'indi zakomeze kubana namwe irinde n'abana bavome ahantu nyine bavuga ati we mbese muri role model wabana ngo ati ndifuza urwo rumeze nk'urwa papa na mama papa nicyo nkwifuriza yego cyari ikaze mu kiganiro ntabwo twe twagatangira ariko twari dufatiyeho ndi kumwe n'umuntu bwawe kumpereza udutips ariko ndakubaza hari umusore hari umukobwa uri mu rungabangabo rw'amahitamo y'uwo bazabana tips 3 kuri buri muntu ku bahungu n'abakobwa wahereza uyu muntu ati ibi bizagufasha tips naho umukobwa cyangwa umuhungu bumva bari muri cya gihe cyo gushaka icya mbere yuko ushaka banza wishake wibone aho nurasobanura kwishaka ukibona ntuba ugiye kubaka kubera ko wumva utuzuye cyangwa wumva ufite umutekano muke hari igihe uba wumva warinaniwe ukeneye umuntu waza akaguterura icyo gihe rero ntago usanze umukunzi usanze nyine umuntu uje kugukura mu kibazo ni ukuvuga ngo icyo kintu cya mbere ni ukubanza kumva ko utajyanye mu rugo vide utagiye uri umuntu uri vide ugiye gusukwamo nibyo nkomeza kugarukaho niba ufite ibikomere niba ufite ukabanza ukabikemura ikindi ni ukwiyubaka wowe ubwawe ukiyubaka kubera yuko birafasha cyane bituma hari kumva ko wifitiye icyizere kumva ko uri ingirakamaro ibyo bituma n'urugo urubamo wumva nawe ari urwawe utari umuja utari wumva ko muri gufatanya kubaka iya gatatu ni ukwitonda ukitonda ukarebesha ijisho ry'ubumana ukarebesha ijisho ry'ubwenge ukarebesha ijisho rya realite ukarebesha ijisho ry'umuryango kugira ngo ubashe kwakira umuntu ujyanye n'inzozi zawe ujyanye n'inzozi zawe kuko iyo wahushije umuntu ujyanye n'inzozi zawe ubaho physically upfuye kubera ko muri wowe ntago uba ufite wa muntu uje kukuzuza kuko buriya ikintu nakwita inzozi z'umuntu niwe muntu iyo rero ubanye n'umuntu utumva inzozi zawe cyangwa udashyigikira inzozi zawe burya aba ari kukwica kako ni ikintu Imana yaguhaye wa mwihariko cya kintu gituma uhumeka nka ya firi mu mazi none bibaze wa muntu aje akagukura mu mazi uri ifi akakujyana mu ishyamba so rero urumva ukeneye umuntu utuma ukomeza koga mu mazi mu kimana yakuremeye so rero kugira ngo bihure birasaba ko utarebesha amarangamutima gusa birasaba kujya mu nguni zose kuko kenshi tujya tubyibeshyaho ugasanga uhuye n'umuntu just ugahita benshi ugasanga bashakanye kubera amarangamutima gusa ariko urugo rurenza amarangamutima
rurenze bisaba ngo nyine ujya mu nguni zose wiga umuntu nk'uko wiga proje yindi kuko umuntu umenye aho yavukiye benshi barabyirengagiza cyangwa se ukabona umuntu afite ibikomere ukabona aragira ama reaction ariko kubera ko amarangamutima akuganza ukumva kuko iyo muri kumwe muri restaurant muri mu modoka muri kumwe uba wumva ko kanya ijuru ari ryawe ariko nyuma y'ibyo urabona iki nyuma y'ibyo urabona iki niba ntacyo ubona senga niba ubona rwose wapi afazari warira none aho guhorurira iteka. Yego. Tonzi ni muntu ki umuntu utakuzi? Tonzi ni umumama, ni umuntu usanzwe ukunda abantu, ukunda kwiberaho ubuzima bwiza bwo kwishima, udakomeza ibintu, wiyadapta, ukunda Imana, ukunda gukorera Imana, ukunda kurimbira Imana, ukunda kuba mu muryango, ukunda gukora, ukunda amahoro no kuyatanga. Muri make ibintu bitatu abantu bakunda kwibeshya kuri Tonzi. Ibintu bitatu kwibeshya kuri Tonzi, wenda ku muntu umbonye gutya ashobora gutekereza ko ashaka gutekereza ko ndi umuntu ushobora kuba bitoroshye kuba wakwaboruda cyangwa se wakwaprocinga cyangwa se wakwishyikiraho, ariko ndi umuntu woroshye kugeraho, ndi umuntu w'abantu. Of course ntabwo ndi umuntu wavogerwa uko wiboneye, ariko ndi umuntu wakira abantu. Hari igihe ujya kuri umuntu nawe ngo naragutinyaga ngo najyaga nkubona gutya kubera ko kenshi umuntu abahitagira gutya, ariko ndi umuntu w'abantu, ndi umuntu w'abantu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ikindi cya kabiri abantu bashaka gutekereza ko kubera ko nkora cyane bashaka gutekereza ko ntagira umwanya, ariko ndi umuntu wiha umwanya cyane, igihe kinini nkibana nanjye. Yego. Ikindi abantu bashaka gutekereza ko ntazi koga muri pisine, burya ndoga nk'ifi. Ari nabyo bitungura n'umugabo wanjye tukimenyana nawe twigeze gusohoka, biramutangaza ukuntu nyine nagiye kera nyoga, ubundi babyitaga kuyabiba, ariko ubu ngubu rwose kubera amazi ukuntu yishe abashuti banjye benshi, ese ntinya amazi nawe ati mana nziyogera amazi yo mwibase. Yaho narwitwazo kuko buri kintu cyagira umuntu, ibyo nyine tugomba kugira icyo kintu rero. Yego koga kuko hari ukuntu umukobwa uririmba uko nakuze, hari ukuntu abantu iyo batubona turirimbira Imana cyangwa ikiba bumva ubuzima bwo hanze tutabuzi, ariko ndabikunda. Yego. Ejo bundi nabonaga status zawe muri mu bihe byo kwibuka umubyeyi. Umubyeyi yapfuye muri jenoside. Mama. Pole. Merci. Papa waracyahari? Yego arahari. Yego. Niwe uhari? Ubwo niwe wasigaye ubarera? Yego. Muri abavandimwe bangahe? Twari 6. Hari n'undi musaza wanjye nkurikira nawe twabuze mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu ngubu turi 5. Ku ba grand frère ubu ni 3 na sister n'abandi ba sister Imana yatwongeye. Yego. Mburu wakangaye? Njye naje rero nkurikira abahungu 4. Niyo mpamvu banyesoye Tonzi. Ubwo uri bucura? Oya, hari undi mu petite sœur. Yego. Birumvikana. Ubwo harya mu Kinyarwanda ubwo uri iki? Aravuga ngo buheta. Oya, ndi imfura mu bakobwa. Imfura mu bawe. Yego, uzaba imfura. Yego. Ubu papa we umubwiye ko agiye ari i Kigali? Yarahari, ni pasiteri mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7. Yego, n'abavandimwe banjye twese mu rugo n'abartiste, harimo abaririmba,
abashushanya, harimo buri wese afite ya mpano, kuko nka mama yari umuririmbyi mwiza cyane ndetse ari n'umunyabukorikori. Hari igihe abantu nyine baba babona umuntu, nanjye ibintu by'ubukorikori ni ibintu niyumvamo cyane, wenda sinabikoze nka kariyeri, kuvanga amabara, kudoda, guhimba amamoderi, nabikuye kuri mama. Rero ni umuryango, ndetse na papa nawe ni umuririmbyi, ni uko wenda atabikoze cyane, ariko mu rugo wari wa muryango twicara tukaririmba, tugasenga, tukaboha, nabinyujije mu gitabo nanditse. Yego, mfite igitabo nasohoye cy'urugendo rwanjye. Yego, nyuma yo kubura mama wa mwana w'imyaka 13, ko mama yishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, ndi wa mwana w'umukobwa nyine uri ku gitenge cya mama we. Yego. Pole sana, ko nyine Imana amateka yacu y'igihugu cyacu tugomba kuyumva, kandi tukibuka tuniyubaka nyine, tubikesha ubuyobozi bwiza. Njya mbivuga nti umunsi iyo twicaye dufite aya mahoro, dufite ayo mahirwe, dufite ako gaciro, ntago byikoze, hari ababikoze, hari abatanze icyo kiguzi. Duhora dushima Imana ku bwabo, kandi tunashima Imana ngo yongeye kuduha kubaho bifite igisobanuro, atari ukubaho just kubaho. Umunsi tukaba turi abanyarwanda bafite igihugu cyiza, igihugu gitera imbere umunsi ku munsi, nubwo ibikomere bigihari, ariko ni ugukomeza dutwaza gitwari kugira ngo dusunikane, kuko u Rwanda ni igihugu cyacu, ni gakondo yacu, ntawe tubisiga. Nyine buri wese agomba guhora ashaka kuba verisiyo nziza, akabiharanira, ari izi ngengabitekerezo, ari izo nzangano, tukazitsinda, ko twabonye ko ntacyo byatumariye. Abaza kudukoroga natwe tukikoroga, tukabireka, kuko d'après tout ni twebwe twisenya. Mu gihe cyose rero uri umunyarwanda uriho, ukwiye kuba uri umunyarwanda ufite amahitamo meza, ukunze igihugu, kandi wumva afite muri we intego nziza zo gukomeza kwiyubaka no kubaka igihugu. Turashima rero, tugira umwanya mu kiganiro, turaza abantu tukaganira, ariko haba umwanya wo uvuga ngo tubashimire bakiriho, dushime. Icyo tugambirira cyane no gushima. Gushima bifite igisobanuro kimeze gute kuri Tonzi? Gushima kuri njye igisobanuro ni umurage, kuko ni Imana ngo itura mu mashimwe. So Imana burya ibintu byose yaremye yisigarije cya cyubahiro cyayo mu bumana bwayo, kugira ngo tubeho tuyiramya, tuyihimbaza. Niba rero ibiryo by'Imana ari by'Imana irya, tuyishima, ni ukuvuga ngo nuko natwe izi ko gushima ari ibintu bibeshaho. Iyo umuntu akunzwe, afite abantu bamubwira ko ari uw'agaciro, ntako bisa, ni vitamine igize ikiremwa muntu. Yego, kuri njyewe. Iyo umuntu agushimiye, aje akagushimira, mu marangamutima wumva umeze ute? Wumva ko wabayeho uri ingirakamaro, wumva ko uri mu isi, uri uw'umumaro, kuba ufite umuntu wagira uruhare mu gutuma ubuzima bwe bumera neza. Nta kintu cyiza nk'icyo kuba uri ingirakamaro, ufite umuntu usetsa, ufite umuntu uhindurira ubuzima, ufite umuntu ubaho kubera ko agasunika ya minsi, kubera ko harimo nawe itafari ryawe, kubera ko bajya banabivuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana, kandi Imana ni urukundo. Rero kuri njyewe ni ikintu cy'agaciro cyane cyane. Nta muntu n'umwe udakunda gushimwa. N'akana gatoya iyo kaza kigira gutya, wakabwira uti wow, nicyo ugahita ubona confidence. Umuntu rero ashingiye mu guhabwa agaciro, mu kubaho n'abandi bamwereka ko ari ingirakamaro. Niyo mpamvu nyine umuntu ashaka kubaho ari wenyine kandi afite ibintu byose, ariko kumva atuzuye, kubera ko akeneye wa muntu umubwira ngo uri mwiza, akeneye wa muntu umubwira ko urashoboye, akeneye wa muntu umubwira yuko agukunda. Wese n'ufite umwuka ntiwabyibwira, ariko bitangira gukora nyine, kuko Imana yaturemeye mu bikorwa ngirana. Iyo ngushimisha nawe ukanshima, tuba turi kubakana. Mariya Yohana, twakoranye ikiganiro, numva akugarutseho, twe turimo kugira, ariko we ubwe niwe wakwigarukiyeho. Mariya Yohana ni muntu ki kuri wowe? Mariya Yohana, bana yanjye, uriya mubyeyi ndamukunda,
ku rwego ni impano nziza Imana yaduhaye. Njye ku giti cyanjye navuga ngo ni umubyeyi, ni umubyeyi cyane cyane ndavuga nko mu bahanzi, ni umubyeyi Imana yaduhaye nk'abahanzi ngo tugire ahantu dutetera bamwe ni nyirakuru, abandi ni tante, abandi ni mukuru wabo gutyo. Ni umubyeyi mwiza cyane, ni umubyeyi mwiza cyane. Ngewe by'umwihariko arankunda nkabyumva. Ni umubyeyi wambaye hafi cyane ari mu buhanzi, ndetse no kumba hafi nk'umwana utari ufite mama we. Ni umubyeyi wanyumvise, kubera ko buriya abakobwa cyangwa abahanzi turi abantu bagiye bahura n'inzitizi zikomeye muri uru rugendo, noneho ugasanga dufite ababyeyi mu mubiri ariko batatwumva mu buryo bw'umuhamagaro. Rero Mariya Yohana akaba ari wa mubyeyi ukumva mu buryo bwa gihanzi, kandi akanakubera n'umujyanama mwiza. Sinzi niba ubyumva, kugira ngo aza kubwira ati ibi bintu, ahubwo akakubwira ati mwana wa gutya na gutya. Ni umuntu noneho no ku myaka ye uba mu bajene, umva muri isanzura, ni ahantu ugera ukumva ari byiza. By'umwihariko mu gihe cyo kwibuka mama, ari mu bantu bajya bamerekeza iyo ahari. Ni iby'agaciro mu muryango. Igihe cyose ibikorwa byose nkora aho niyo ntamubwiye arantunganya ati mwana we nta soni. Urumva uwo mubyeyi ndamukunda, ndamwubaha. Ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi mwiza. Icyo kintu sinjye njyenyine kiratugize nk'abahanzi. Buri wese waza hano yakwicara akabivuga. Dukora ibitaramo aba yicaye imbere akadukenyerera, mu birori byacu aba hari, mu rugo igihe cyose umuhamagaye aba hari. Ikindi ni umubyeyi uri smart. Biraryoshye rero kugira umumama muri ya myaka, ni inspiration ku bamama, ku bakobwa, ko ushobora gukubaho ukora ibyo ukunda, ukabaho wubashywe, kandi ugakomeza ufite n'azandagagaciro no guca bugufi. Buriya njya mvuga ngo abahanzi benshi bicwa n'ikiyobyabwenge cyo kumenyekana, ntibabashe kubasha kujera cyangwa se femme, bamwe bikabica. Ariko kubona umubyeyi wakoze ibigwi kuriya, wakoze ibihangano kugeza n'ubu dukoresha, ariko akaba akiri umubyeyi, akaba umuhanzi, ariko buri hantu hose akagumana bwa bubyeyi, akaba hari aciye bugufi, kandi afite na cya cyubahiro. Njye ni ikintu mwigiraho cyane, uko wamenyekana kose, uko waba munini kose, uri umuntu kandi uri umuntu w'abantu. Ndamukunda, abyumve ko mami wacu ndagukunda. Ati umukobwa wanjye Tonzi cyane rwose cyane. Bitabumva rero inkomoko yo kukwita umukobwa urumva muziranye kuva kera. Buriya abantu benshi bakunda kubera ukuntu agira bagira ngo ngiye yambwiye imyaka ye ndomerwa, imyaka 80 n'ingahe, ariko nawe bagira ngo iminsi irakujyanye ngo yari yabase cyane. Mami ni mwiza cyane. Yego. Nakoze ikiganiro, nkorana ikiganiro na Muyoboke Alex. Reka nkwereke bimwe mu byo yakuvuzeho agushimira. Hakabaho noneho n'umusangirangendo wanjye big time witwa Tonzi. Tonzi ndamukunda, n'umugabo we Arufa. Ni abantu nisangaho nkababwira ibyo nshaka, nkakora ibyo nshaka, nkabasura mu rugo. Ubundi watwihera abantu bameze nka Tonzi muri tubamo. Umuntu ufasha abandi, umuntu wikorera ibintu byo ukabona ko babikora kubera ko arabikora. So n'abantu muri gospel. Muyoboke Alex ni muntu ki kuri wowe? Kuko yabigezeho bumva asa nk'ugize amarangamutima, nawe arakuvuzeho amarangamutima yarazamutse. Muyoboke Alex ni muntu ki kuri wowe? Shaba mana, Muyoboke ni imbaraga. Njye ku giti cyanjye mu muhamagaro wanjye. Muyoboke navuga ngo ku myaka ye, navuga ngo ni sogokuru w'abahanzi, ni nyirarume w'abahanzi. Ambabare gukoresha ijambo ni tante w'abahanzi, no kuvuga ngo ni mubyara w'abahanzi. Muyoboke ni impano Imana yatwihereye kugira ngo music industry igire ishusho, ariko noneho mu buryo
bw'umuntu ujya kuri tere ujya ku kibuga akajya kuduhigira niba ariko navuga akaba kuko Muyoboke nge namumenye muri za 2007 2008 ari umuntu w'imbaraga ariko ubona utwite music industry kubona abahanzi b'abanyarwanda bagira agaciro bakora ibintu mu buryo buri professional. Muyoboke n'imbaraga ku rwego umuhanzi wese w'umunyarwanda akwiye kubaha Muyoboke kuko yakoze ibintu bitangaje. Twajyaga i Butare tujya muri za Salax Award Muyoboke ugasanga yadutanzeyo ahantu ngiye Muyoboke ari banzi ngo nta kibazo kandi ngiye sinyabifata nk'ibisanzwe kugira ngo uzabone igikorwa cy'umunyarwanda Muyoboke atarimo. Hari abantu ngewe iyo mubonye mbona ni imbaraga iyo nkoze concert Muyoboke akinjira ntabwo nko yaje kuko noneho uburyo abyubaha uburyo ashyigikira uburyo ubona ibintu yabigize ibye uburyo ubona zira energy mana yanjye ni imbaraga za music industry ndetse na ministry kuko Muyoboke part yo kuvuga ngo ni na business ni umuntu ni n'umukristo by the way ni umuntu udushyigikira ari aho tureba ari aho tutareba. Muyoboke nzi ko ari mu bantu bake ashaka kujya ahantu akaba yakurekomanda wowe utabizi ukazabona deal yavuye muri kwa gutwita umuziki kandi akaba ari umuntu ndi sure ko umugezeho ushaka wenda unkeneye cyangwa iki atari umuntu wa defiya umugisha w'umuntu ubona nyine ari real ari n'umuhamagaro kandi tubiha agaciro. Muyoboke mana yanjye ni impano nziza muri music industry ndetse n'ubuhanzi muri rusange. Tubashimire bakiriho ni biki washimira Muyoboke? Ndamushimira ko ari umugabo w'imbaraga kandi izo mbaraga akazikoresha mu byubaka. Ikindi nshimira Muyoboke ni umuntu w'abantu ni umuntu w'abantu. Ikindi cya gatatu arahatubera kandi akabiha agaciro. Sinzi niba ugiye muzakore nka highlight ya Muyoboke ufate ama event ashaka kubona igikombe cy'umuntu ujya mu bintu by'abanyarwanda kandi akajyamo yabihaye agaciro akaza ku gihe umuntu bahiriza igihe icyo kintu turagihuje kandi akaba ari umuntu uri smart uvuga ngo yaba ari anniversaire yaba ari concert abiha agaciro arambara ukabona ko nta yindi gift kuko kuntu abakunda abahanzi ubona nta kintu yaguha kirenze kuhaba kandi akaba ameze neza akanaguha ya morale. Ikindi ni umuntu ahantu ari haba hari ubuzima iyo mwicaranye ni uguseka ni inama ariko ikintu cyose abatwite mu gihe atarabona umuhanzi w'umunyarwanda atumbagira ageze nk'ariya ubona nyine bimurimo. Navuga ngo ni umusozi Imana yamuhaye wo guhagararaho abikora neza kandi nakomerezaho ni impano nziza. Ujye mukurikira ibiganiro ntarege bazagushimira utabizi ko hari ugiye umuntu agira neza turamukunda kandi umuryango wacu natwe yani inshuti nziza. Yego ibintu bitatu ushimira Imana hatonze bivuga ngo Mana aha hantu situation nayinyuzemo iyo ataba wowe sinari nzi ko aha hantu nari kuhaca. Hari igihe umuntu anyura mu bintu twe tutazi sibyo yewe akagira n'andi maboko yiringiye akabura n'imbaraga ze zikarangira ariko Imana ikaza ikitamurura ukabona iki uvuyemo. Izo moment nizihe ushimira Imana? Ni nyinshi ariko umbajije 3. Iya mbere nakoze accident ikomeye ndi mutoya ku myaka 6 gutyo 7 imodoka irankubita kabisa njya muri koma ariko sinabimenye no kuvuga ngo narakangutse kuvuga ngo nashaka kugendera ko ariko nongeye kubaho nsanga nyine hari amasaha namaze ntariho bamvura so aho ku Imana yarankuye kwiseta ibintu byarandenze mfite ibipfuko n'icyako ntazi mperuka imodoka insekura ntabwo nzi ibindi byabaye so Imana kongera kumpa amahirwe yo kubaho nkagaruka mu buzima nta bundi bumuga budasanzwe cyo ni ikintu mpora nshimira Imana. Ikindi cya kabiri ni ukubura mama amateka yacu mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi ni nkaho nibuze kwa ni nkaho isi yari nguyeho ariko nabayeho
nabayeho kubera ko Imana yabanye nanjye. Ikindi cya kabiri ni ukuba hari byinshi byashobora gutuma nubwo umuntu yishaga nubwo umuntu yabaga ari mu bice ariko ntabwo ariko abantu bose babayeho. So kuba rero ndiho ntasi ubuhanga si ikindi ni ubuntu bw'Imana. Ikindi nakongeraho ni uko hari urubyiruko rwagize amahitamo meza kugira ngo nkomeze kubaho noneho ndiho ubuzima bufite igisobanuro. Inkotanyi hari ijambo ryavuga ngo nuko inkotanyi zaraje kutubaho, zaraje ubuzima burahinduka, zaraje mu mvune nyinshi, mu bwitange bwinshi, nta cyizere cyo kubaho, turongera tubaho nk'abanyarwanda. So ibyo ni ibintu mpora nshimira Imana kuba ndiho ku myaka yanjye nkisanga ndi mu Rwanda nkuru. Hari urwo nari ndimo nk'umwana utaruzi ariko mu gitondo kimwe ukabona ibintu bigenze gutyo, kuko nk'umwana ufite ya protection y'umuryango, ariko noneho yivuyeho ni nko kuba mu giharangari. Ariko kongera kubona rwa Rwanda rwiyubaka umunsi ku munsi, uyu munsi nkaba narize nk'abandi bana b'abanyarwanda, ntawe ugwagaze hejuru. Nabyanditse no mu gitabo ukuntu ayo mateka yacu, ukuntu twabonaga ibintu bigenda biba badutandukanye, ariko ni ibintu byateguwe, ni ibintu ni Jenoside yakorewe Abatutsi, ni ibintu byateguwe. Twe twarabana ntabwo twabisobanukirwaga, ariko ni ibintu byateguwe. So ibyo bintu rero kubona noneho uyu munsi ukiga nta muntu nta ufite umudendezo, uyu munsi ukaba ukora ubuhanzi, uyu munsi ukafata rutema ikirere. Benshi indege twazumvaga nk'ibihuha, twumvaga tuzajya mu ndege muri Yerusalemu nshya. Donc twasaga nk'abantu bapfundikiye tutazi ubuzima, uretse kuba uri muri quartier mwirirwa muserebeka. Iryo jambo guserebeka urarize bana, mwirirwa muserebeka nta cyizere. So kumva rero noneho ubasha kuba ufite inzozi, za nzozi ukaba ufite uburyo bwo kuba zasohora, ukazikabya. So ibyo byose nuko ari igihugu, nuko ufite wa mutekano, nuko uri mu ukunzwe, nuko uri ahantu haguha ayo mahirwe. Ibyo rero ni ibintu mpora nshimira Imana cyane. Cya gatatu ni mbyara umwana wacu wa mbere agapfa ariko njye nkabaho. So iyo seta rero sinjya nyibagirwa, kumva ko ufite umuntu utariho mu nda yawe, nawe uba wumva uri bugende, ariko Imana igahitamo ko mbaho. So ibyo bintu rero bitatu bikubiye mu bindi byinshi nashimira Imana. Tukomeza muri uwo mujyo, ibintu bitatu ushimira ubuyobozi bwacu. Ibintu bitatu nshimira ubuyobozi bwacu ni bikeya, gatatu n'undi nakavuze byinshi, ariko icya mbere ni ukuduha igihugu cyiza nk'iki gitekanye, aho umuntu wese ashobora gukabya inzozi, cyane cyane nk'abana. Umwana akaryama akarota agakundwa, umwana akaba yajya muri kariyeri ukabona iramutumbagije, ukabona umwana akoze indirimbo imwe ukabona imukinguriye imiryango. Ntabwo ari uko mbere ibyo bitari bihari, ahubwo ni uko hari ubwo buyobozi bwadushyiriyeho platform, bwadushyiriyeho ayo mahirwe. Icyo ni ikintu cyitwa umutekano, ni ikintu nubaha. Amahoro ni ikintu gikomeye, kuba twicaye aha, kuba tubasha gukora ama business, kuba dufite imiryango, nuko dutekanye. So uwo mutekano Imana izawudukomereze, kandi ikomeze turindira abayobozi bacu barangajwe imbere na His Excellence umubyeyi wacu, uhora dushakira ibyiza, hari ibintu ubona akora ukavuga ati hari igihe ngiye nicara gutya nkabona mu kanya ari hano, ukabona ari hano, ukabona turatera imbere umunsi ku munsi. So ayo mahirwe ntituyapfusha ubusa, kugira ngo natwe igihugu cyiza dufite kiduha amahirwe natwe nk'urubyiruko, uretse ko ngiye urubyiruko ndi kunamvamo, ariko abatoya be kubikerensa. Hanyuma ikindi cya gatatu ni ukuba ko ari byinshi, ni ukuba noneho nk'umuhanzi bivuga dufite igisata cyacu, dufite minisiteri tubarizwamo, kuko uko nagiye muri kariyeri yanjye mpuramo n'intambara zigiye zitandukanye kubera kubaho nyine ibintu bitarasobanuka. Buri mwana w'umukobwa mu buhanzi ahura n'inzitizi nyinshi cyane, nyinshi cyane. Buriya si nk'umwana w'umuhungu, ibyo nabyo nzagaruka tubivugeho. Ariko kubasha noneho kuba ibyo nkora nkunze,
bibasha guhabwa agaciro kugira ngo nabo mbamo nabo babone ko ari iby'agaciro. So ni ukuvuga ngo ni ya mboni y'igihugu cyacu yagiye idushyiriraho inzira n'umuyoboro, kubera ko kuvuga ngo uri umuhanzi gusa n'ubu hari abatarabyumva bavuga ngo ubuhanzi ni ibiki, kandi yirirwa yumva indirimbo zawe, yirirwa agira gute. So kumva ko ibyo bintu dukora ari ibintu byo byasagihora ngo ukora iki uti ndi umuhanzi ngo uvuga ibindi ngo uvuga ngo ko nakazi, kandi ubwo ari kubivuga muri kumva indirimbo. So ibyo bintu byose byagiye biteshwa agaciro kubera wenda amakuru makeya. So kumva rero ufite ubuyobozi bubasha kuguha noneho ishusho wowe wifitemo, ariko ikanatuma n'abandi bantu bagomba kubyemera. Ibyo niyo mpamvu turi kubona abahanzi uyu munsi babashijwe bakora akazi full time umuziki, nubwo bitaragera ku rwego, ariko at least turi muri iyo nzira. Hari izo nzego z'ubuhanzi, urabibona ko ubuhanzi buratera imbere, abahanzi umva ugira gutyo kumva ngo uyu hano koma konseri biriya byose rero ni amahirwe aba hari, noneho agenda akabyara n'umugisha. Abahanzi bakabaho nabo bafite icyo babasha gutanga mu muryango, nabo ubwabo babayeho bumva ko ari ab'agaciro. Buriya ngo harya bava ntaje uteme inzara igira gute, inzara itema. So rero buriya niyo mpamvu abahanzi benshi bagira ihungabana kubera kugira rya zina rinini ariko ridahuye n'ubushobozi, kandi cya kintu ukora ukumva uragikunze ariko nticyakirwe, birakomeretsa. Ariko noneho kuba noneho bifite ubusobanuro, umuhanzi yubashywe, umuhanzi ashobora gusinya kontra, umuhanzi atagitaha ngo kubera ayo mahitamo ye usange mu muryango ni struggle, bakubwire ko wowe utangiye kwigira nabi kandi utariremye. Ubu dufite amashuri ari kugenda aza ku buryo ubasha kwiga kandi none ugakora n'ibyo ukunda byose, kubera ko ufite platform iguha ku gaciro. Yego. Twinjira dushimira noneho n'abantu, sibyo? Tonzi muri ubu buzima bwe abantu batadashimira bati Imana ijya ibampera umugisha. Hari umuntu wavuze ngo hari ibintu Imana igukorera gukumva wayibwira ati Imana iguha umugisha. nawe nyine abo bantu kuko byagenda kose kugira abo wari we, nta giti kimwe gikora ishyamba, munagirwa n'abandi. Abantu batatu bagukoreye ibintu mu buzima ukavuga ati Imana, aba bantu nubwo ntagira icyo mbakorera ariko ujya uhora ubazirikana mu isengesho nsenga. Abambere ni ababyeyi banjye. Ababyeyi banjye kugira amahirwe nkisanga mvuka ku babyeyi beza, ababyeyi bantoje indangagaciro zo kumenya Imana, bakanshyiraho umurongo w'ubuzima, bakampa ibyo umwana akenera. Kubera ko niwe ndabashimira cyane kuba Imana yarabatoranyije kuba aribo mvukiramo, ndetse n'urukundo no kunkunda. Ibyo byarangize. Ngashimira umuyobozi wacu, His Excellence, kumpa icyizere cyo kubaho, nkabaho nyine mu Rwanda rutekanye, nkabaho numva mfite uburenganzira bwo kubaho kandi nkunzwe, kandi ibindimo mfite platform yo gukoreramo impa ayo mahirwe. Icyo kintu ndagishimira Imana cyane, ndetse na ubuyobozi bwacu muri rusange. Ni ibintu ntajya amenyera, kubera ko hari igihe twigeze kubura amahoro. Kuba rero tuyafite nuko ntabwo twatera imbere tutayafite, ntabwo ushobora kubifata for granted. Uwa gatatu ni umutware wanjye, umugabo wanjye wampisemo, tugakorana urugendo rw'ubuzima, akampa irindi zina. So kuri Tonzi yakiyongeraho wa muntu tubana umunsi ku munsi, wa muntu Imana yemeye ko aza mu buzima kugira ngo natwe dukore umuryango wacu. So ndamushimira cyane kuba ari umugabo mwiza, ari umugabo dukoranye urugendo rw'umuryango. Ni umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye, papa w'abana. So uwo muntu rero tubana amasaha menshi, unzi neza nanjye nzi neza. So uwo ni umuntu udasanzwe, ndetse n'abana Imana yaduhaye, ubwo n'umuryango mugari muri rusange.
mu bana bawe ntawe ubona uzaba umuhanzi just ubona ko afite iyo mpano bose ni abahanzi ariko buri wese muri domene ye of course umukuru kuko burya umwana iyo akiri muto abahuzagurika ariko umukuru urabibona ko kabisa art imurimo kuko nko ku myaka ye araboha iyo yicaye mbona mama neza no mu muryango barabibona ni wa mwana uboha kandi ukabona arabikunze kuririmba ku ishuri ubusanga ari wa mwana uri imbere nyine mbese mba nibona neza ugasanga amabara donc aranyimita nkabibona akabona umwana uzi gutegura mbese nyine ukabona ko iyo touch ya mama urumva ukuntu uruhererekane mama muri nge nanjye muri we urumva rero ni ibintu byiza wa kabiri nawe afitemo iyo art akunda kubyina cyane ya gakondo akaba ari n'umuntu uzi gukubagana cyane njya mvuga ngo afite impano ya papa we akunda guhambura ibintu byose akamenya ikirimo umukobwa afite abakobwa 3 ya umutoya nawe nyine ni umwana ubona ushabutse ukunda ibintu byose ari adapta arabyina araririmba byose muri industry muziki ubamo ko umazemo igihe kinini abahanzi 4 ushimira bagufashije abahanzi 4 first of all ndabanza nshimire abakobwa bose bari muri industry bari ari mu music industry ari muri creative industry ibintu byose bikubiye muri iyo industry abakobwa bakibirimo batabivuyemo cyane cyane no mu gisata ndimo kiyobokamana bagihatana ko na ahantu hatoroshye umwana w'umukobwa so abo bose bakiri kumwe mu kibirimo turi kumwe shout yakaba hari ibicantege byinshi nakomeje gukotana kandi dukomerezaho kuko nitwe dufite urwo rumuri rwa generation y'abaturi inyuma nitudaharura inzira rero nabandi ngo dukuremo amahwa tugomba kugira rero mu buhanzi abakobwa mvuge ku bakobwa cyangwa abahanzi muri rusange 4 nyine babandi ni benshi washimira ariko nyine wundi uvuga ati ndavuga abahanzi mu buryo bumwe ndabanza nshimire korali nakuriyemo Maranatha Family Choir kubera ko niho navuga ngo nitoreje cyane n'ubundi ndi muto nararirimbaga kuko nakoze concert yanjye ya mbere mfite imyaka 11 muri 93 so aho hantu rero 12 aho ngaho iyo myaka muri setandre so no kuvuga ngo ariko korali nagiyemo noneho umuziki urumva nizakora zo ku ishuri uburimo kuko yari korali ikomeye kandi n'uyu munsi ni umuryango wanjye mugari so ndabashimira cyane ko n'umuryango nkunda aho hantu ndabashimira ko twagiranye ibihe byiza n'ubu tukibigirana undi muhanzi nashimira cyane of course ni Maria Yohana n'umumama twumvira indirimbo Insinzi wajya kwibaza uyu mumama indirimbo yayanditse ari he so wa muntu rero kuba umufite mu nzozi hanyuma zikazasora no mukaba muri hamwe akanoneho akakubera umubyeyi akakubera umujyanama akahaba ni umuntu igihe icyo cyose uri umuhanzi bikagucanga gusubizamo abahanzi imbaraga ni icyitegererezo cyiza cy'umubyeyi wumva abana muri buri domaine kandi akaba yanagucyaha mu bubyeyi Muyoboke yambwiye ko ari mwarimu yaramwigishije akunda nyine gukosora cyane banishimira ndabaformira muri groupe imwe ya The Sisters abakobwa twahuriye ku musozi wo kuramya Imana harimo Gabi Kamanzi harimo Aline Gahongayire harimo na Fanny Wibabara ndetse na Queen we twakoranye gato ariko abo ni The Sisters banjye twahuye nk'abakobwa b'abasolist ari mu Adventiste Fanny ari muri Zion ari muri Zion Gabi muri Restoration nitwe twazanye impinduramatwara so urumva rero natwe muri iyo mpinduramatwara rero harimo ibyadukobetiyemo ariko turafatana so nabakobwa rero babanyembaraga Imana yadukoresheje iby'ubutwari gushyira icyo kintu cy'ubumwe mu bakobwa baturuka mu nsengero zitandukanye ariko bamamaza izina rya Kristo kubera ko ahanjye nkunda kubivuga cyane kuba
twari turi kumwe hakaba hari abantu bavugaga ngo uyu nguyu kwa ko mudasengera hamwe ntimukagendane mwagira ngo tugendane n'abandi mwagira ngo tube inshuti n'abandi so kandi umwami mukorera ikindi burya umuntu iyo nkawe ngiye muri telefone nasanga nk'umunyamakuru ubuziranye n'abanyamakuru cyane so natwe rero twagomba kuba abajamanti kuko dufite byinshi duhuriyeho Imana yadushoboje dufite groupe n'uyu munsi the sisters turabantu nyine bahabererana ariko kubera ko twari tukiri bato tutarajya mu nshingano turirimbana umwe aba afite igikorwa tukamushyigikira gutyo so ibyo byatumye nsanga ntari njyenyine mu bigeragezo mpura nabyo cyane cyane ko mu muziki umwana w'umukobwa ahuramo n'ibintu bitandukanye ugasanga Gabi ni kimwe gutyo Aline Fanny n'abandi so tugakomezanya so n'abandi twagiye tuzana mu muryango wacu w'ubuhanzi so ndabashimira cyane ndumva mbikubiyemo aho ngaho yego murakoze cyane ndabashimira cyane tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu ni ukuri Imana ibaha umugisha cyane kandi ni ukubashimira buriya nta kintu gisa nko gushima ni byiza nta mpamvu yo kujya tuje gushimira abantu ari uko bapfuye tugomba kubashimira bakiriho ndagushimira cyane Tonzi ndagushimira cyane nishimiye kuganira nawe nanjye cyane tukagira ikiganiro cyiza kandi n'ubutaha karifu hano ni mu rugo yego ndagushimira cyane kandi ndashimira buri umwe wese wakurikiye ikiganiro akageza ku musozo w'ikiganiro ni ukuri Imana iguhe umugisha kandi ukore share ukore like utere comment kubera ko ibyo bitekerezo byanyu nibyo bidutera motivation yo gukomeza gukora ibintu dukunda yego murakoze thank you murakoze cyane kunyakira yego